Nongeye kubaramutsa mbifuriza amahoro y'Imana nshuti bavandimwe tubana mu kiganiro inshoza y'umuco. Ndongeye ndabaramukije amahoro y'Imana nabane namwe. Murakagira Imana muhahe muronke Imana ibaha ibyo kurya ndetse nabo kubirya nkuko duhora tubibifuriza. Muragahorana Imana rero. Ndongera mbashimire mwebwe mwese mwamaze gukora subscribe kuri channel yacu inshoza y'umuco. Nyinjiye mu muryango wacu w'inshoza y'umuco aho tubana mu kiganiro maze kubona abantu bamwe mumbwira yuko rwose ari ikiganiro cyiza ntakwiye gutezuka cyangwa se ngo ndekere gukora kuko hari byinshi mwungukiramo. Nibyo koko umuco wacu ntugacuye kandi ikinyarwanda ingobyi duhekeye umuco ntidukwiye kugitererana ngo twumve yuko kuvuga izindi ndimi z'amahanga gusa ari bwo ubusirimu. Umuco wacu turange n'indangagaciro zawo tuzisigasire. Ngewe ndi Sam Muvunyi, ikiganiro ni inshoza y'umuco kandi niba ari ubwa mbere waba ugikurikiye ukande muri iryo jambo ry'umutuku ryanditsemo subscribe ufungure n'inzogera kugira ngo ibiganiro tuzajya dushyiraho ujye uhita ubibona mu ba mbere. Uyu munsi rero tugiye kubana mu kiganiro ntekereza ko kitari uwe kirekire cyane ariko kandi nanone turi bwungukiremo byinshi nkuko twabyemeranyije ko muri kiganiro tuzajya twungukiramo byinshi birimo icyo umuco uvuze, icyo usobanuye ku banyarwanda ndetse n'amateka yacu nk'abanyarwanda kuko burya mu kinyarwanda niho habitse amateka menshi kuruta na yandi mwiga mu mashuri cyangwa se musoma mu bindi bitabo. Rero uyu munsi tugiye kureba bimwe mu byaranze ingoma y'umwami Ndahiro wa kabiri Cyamatare, aho itanga rye ndetse n'imvano y'izina aho bakunda kwita mu miko y'abakobwa. Imiko y'abakobwa niryo nashatse, ariko impamvu Ndahiro yahisazamo nuko ari we ufitanye isano cyane n'imvano y'iri zina mu miko y'abakobwa. Byatumye rero hazamo n'amateka y'uyu mwami Ndahiro wa kabiri Cyamatare kuko bigaragara yuko itanga rya Ndahiro rifitanye isano n'iri zina mu miko y'abakobwa riri aha gace kari mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Reka rero twanzike turebe uburyo aha hantu haje kwitwa mu miko y'abakobwa, tunareba uburyo ese birahura gute n'uyu mwami Ndahiro wa kabiri Cyamatare. Uyu Ndahiro wa kabiri Cyamatare impamvu yajemo nawe itanga rye rifitanye isano n'itanga ry'umwamikazi ndetse n'umugabekazi wenyine birumvikana. Ibyo rero byose nibyo byaduhuje n'ikiganiro cy'umunsi tubihuriza hamwe kugira ngo wunguke byinshi ku bijyanye n'ingoma ya Ndahiro wa kabiri Cyamatare, itanga rye ndetse n'inkomoko y'iri zina mu miko y'abakobwa. Imiko y'abakobwa rero cyangwa se aka gace kiswe mu miko y'abakobwa gaherereye mu ntara y'Iburengerazuba. Uyu tuvugana ni mu karere ka Ngororero, umurenge wa Kageyo, akagari ka Mukore, umudugudu wa Rusenyi. Aho ngaho rero niho hari aka gace kiswe mu miko y'abakobwa, kandi siyo mateka hari gusa kuko hafi yaho gatoya hari hahoze ingoro y'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri. Ngira ngo ni hafi rwose utageze mu birometero 2 hafi aho ngaho niho hari n'ubundi hahoze ingoro y'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri. Aho ngaho ku muhanda werekeza ku biro by'akarere ka Ngororero. Ngira ngo hahoze ari mu Kingogo kera mu mateka, nyuma haza kuba muri Gisenyi, ariko ubu tuvugana ni mu karere ka Ngororero. Ngira ngo higeze kuba ari perefegitura ya Gisenyi, ariko ubu tuvugana ni mu karere ka Ngororero mu ntara y'Iburengerazuba, hafi aho nyine kuri uwo muhanda ujya ku biro by'akarere ka Ngororero mu miko y'abakobwa. Byagenze bite kugira ngo hitwe mu miko y'abakobwa? Umwami Yuhi wa kabiri Gahima amaze gutanga, abiru be bimitse Cyamatare ahabwa izina rya Ndahiro wa kabiri. Hanyuma nkuko nigeze kubivuga mu biganiro byabanje, ubwiko ntibwaburaga. Ubwiko twabonye yuko ari urwango hagati y'abavandimwe byatumaga rimwe na rimwe barwanira ingoma, kubera yuko babaga babona uyihawe wenda batabyishimiye cyangwa bashaka ko hari undi wayihabwa.
Yuhi wa kabiri Gahima rero ubwo yatangaga himitswe Ndahiro, himitswe Cyamatare ahabwa izina rya Ndahiro wa kabiri. Bene se rero baramwanga, ubwo ni bwa bwiko twavuze, banga kumwemera ko ari umwami, bimikundi witwa Juru. Urumva uyu Juru yahawe izina, ntabwo izina ry'ubwami ryigeze rimenyekana mu mateka. Icyo dushaka ni ukugira ngo mukurikirane uburyo uyu Ndahiro wa kabiri Cyamatare yahuye n'ibibazo kuva yimikwa kugeza atanze. Hanyuma rero uyu Ndahiro wa kabiri Cyamatare abavandimwe bamaze kumwanga, abavandimwe be barimo uyu Juru, barimo Mutezi, barimo Bamara, barwanira ingoma nyine birakomera. Ndahiro rero yari afite abo babyirukanye nawe bamukunda, barimo nk'umutwe w'ingabo witwaga Inkindi, barimo n'Abahunga, abo bose. Hanyuma baraza baragenda bafasha Ndahiro kurwana, ariko abavandimwe nabo bari bafite abo bamurwanya, nabo bari bafite imitwe y'ingabo itoroshye. Hanyuma rero urumva igihugu cyahise kijya ahabi, niko twabyita. Ngira ngo ibi nabyo mujye mubibona, mumenye yuko ibi mubona by'intambara n'ibibazo mu Banyarwanda cyangwa se no mu bindi bihugu ntago ari ibintu biba bije nonaha. Njya numva abantu bamwe bazanga Imana irababwiye ngo byacitse, ngo mu gihugu hagiye kuba ibintu bidasanzwe. Nibyo Imana iravuga, ntawe bihakana, ariko nanone tujye tunamenya yuko ibintu by'ubwiko, ibintu by'intambara, ibintu byo kutumvikana ni ibintu byahozeho, ntago ari ibintu yego ntitukwiye kubyishimira, ariko kandi nanone ntidukwiye guca igikuba ngo noneho ngo hagiye kuba bidasanzwe. Ngira ngo murabona yuko kuva kera no ku ngoma z'abami ibi bintu byabagaho. Aha rero byaje kuba ngombwa yuko Ndahiro abona yuko ibintu bikomeye cyane, abavandimwe be batangiye kumurwanya, asanga abona ko harimo n'urupfu. Ahita afata rero gahunda yo gufata urubyaro rwe, abana be. Iyo umuntu yamaraga kwima ingoma yahitaga atangira no gutekereza abazamukorera mu ngati cyangwa se abazamusimbura, abazamukura ku ngoma. Yahita rero nibyo mujya mwumva umuhungu we witwa Ndori yahise amuhungisha mujyana Tanzania, cyangwa se ubwo ntabwo hitwaga Tanzania, hitwaga Ikaragwe, aho nyirasenge yari yarashatse, nyirasenge Nyabunyana. Hanyuma ubwo Ndori ukuvuga ngo Ndahiro yari afite mushiki we washatse Ikaragwe ari we Nyabunyana, ubwo ni nyirasenge wa Ndori nyine. Hanyuma amuhungishayo, aramujyana Ikaragwe kwa Karemera Ndagara ya Ruhinda. Ngira ngo murabizi Karagwe k'Abahinda. Bamaze kumwoherezayo rero Ndahiro akomeza kurwana na wa muhungu witwa Juru wari wimitswe. Hanyuma ibyo haba intambara, bakomeza kurwana, Ndahiro akarwana na Juru akarwana, habura neza wanesha undi. Rimwe rero umugabo witwa Minyaruko ubwo aravuga ati yewe ngiye kujya kuyoboka Juru, ariko ntamuyobotse neza kugira ngo tuzarebe uko twamutsinda. Nuko aragenda ayoboka Juru, ariko ari umukozi cyangwa se ari intasi ya Ndahiro wa kabiri Cyamatare. Rimwe rero Minyaruka atuma kuri Juru ko agiye gutanga ibibanza Igitambi ho mu Buriza hateganye n'i Gasabo. Hanyuma ubwo noneho Ndahiro wa kabiri Cyamatare ahaguruka ubwo. Juru rero aza mu bibanza atazi yuko Minyaruko yamutanze. Hanyuma Ndahiro amutsindaho, igikuba kiracika. Babandi urumva, ngira ngo nababwiye ko nzajya mbaha ingero z'abantu barwaniye ingoma rimwe na rimwe bakanicana. Hanyuma rero Juru urumva nawe yari umuvandimwe na Cyamatare, ariko arabo mu muryango barwanira ingoma kugera aho Juru haguye. Gusa ntabwo yabashije gukura ku ngoma Cyamatare, ariko urumva nawe yaguye mu rugamba rw'ubwiko bwo kurwanira ingoma. Hanyuma rero abantu bari bashyigikiye Juru rero n'ubundi banze kuva ku izima, bararasana cyane, bararwana ntibemeraga ko Ndahiro aba umwami. Ingabo za Ndahiro n'ubundi zirongera ziraneshwa, bakomeza kurasana, bagera aho barahunga. Ahangaha twibuke yuko nababwiye ko Ndahiro yari yarahungishije umuhungu we Ndori, yaramwohereje Ikaragwe kwa Karemera Ndagara ya Ruhinda, nyine Ikaragwe k'Abahinda. Hanyuma rero
babonye bikomeye cyane, noneho ubwo Mutezi wa Yuhi, ngira ngo Yuhi wa kabiri Gahima niwe nababwiye wari umaze gutanga, asimburwa n'uyu muhungu we Cyamatare wahawe izina rya Ndahiro wa kabiri. Aha rero habaye ikintu kimeze nk'imishyikirano, hanyuma uyu mugabo wari warabayeho ku ngoma ya se wa Ndahiro ari we Yuhi wa kabiri Gahima aravuga ati nimwishakemo umuntu uzaduhure twembi turwane aserukira abandi, unesha araba atsindiye n'abo ku ruhande rwe, mwemere mutuyoboke, natwe natsindwa rwose turemera tuyoboke. Nuko uwo Mutezi aba ari nawe userukira abo ku ruhande rwa Cyamatare, hanyuma rero abo kwa Juru nabo bishakamo umuntu uri buze kubahagararira, baragumya bararwana, ariko biza kurangira uyu Mutezi yishe wari uhagarariye abajuru, ariko n'ubundi za ngabo za Juru zanga kuva kwizima, ahubwo icyo gihe zita zifata umwanzuro bimika undi witwa Bamara. Uyu Bamara nawe yari umuvandimwe wa Cyamatare, yari umuhungu wa Yuhi wa kabiri Gahima. Ngira ngo ahantu mukomeze muhatega amatwi, aya mateka tujye tuyakurikira ariko dukuremo n'inyigisho. Uyu Bamara nawe yari umuhungu wa Yuhi wa kabiri Gahima, ndetse na Cyamatare uyu barimo barwanya akaba umuhungu wa Yuhi wa kabiri Gahima. Ibyo urumva abantu bakomeza bavuga yuko aba bantu bavugaga yuko ngo Cyamatare ngo ashobora kuba atari umwana we neza. Ibyo byose urumva ni amagambo abantu bavuga, ntaho byanditse. Hanyuma rero Juru ngo yari afite abana batatu, barimo Kinanira, barimo Cyankumba, barimo n'uwitwaga Muyogoma. Hanyuma rero mu bucurabwenge bavuga yuko ngo aba bana Bamara yashatse kwiyimika ngo abanza kubikiza. Bavuga yuko iki gihe Bamara yimikwa aba bana ngo ashobora kuba yari yamaze no kubica. Bamara rero arimikwa, amaze kwimikwa amenya yuko Cyamatare yahungishije umwana we Ndori, kandi hafite gahunda yuko Ndori ari we uzamusimbura ku ngoma. Bamara acura umugambi wo kugerageza kwica Ndori amusanze Tanzania Karagwa aho yari yarahungishijwe. Hanyuma hari umuhungu witwa Bwimba. Uyu Bwimba ariko ntago ari wa mwami, ni umuhungu witwaga Bwimba, nawe yari murumuna wa Bamara, ni ukuvuga nawe yari umuhungu wa Yuhi wa kabiri Gahima. Bwimba rero agenda yise intumwa ya Cyamatare cyangwa se ya Ndahiro ko ashaka ko abonana n'umwana we, ariko uyu mwami Cyamatare yari yarabwiye nyirasenge, yari yarabwiye mushiki we ati Nyabunyana ati nihagira umuntu uturuka mu Rwanda akaza akubwira ko aryo wamutumye ashaka kubonana na Ndori, ntuzamwemerere. Amuha nk'ijambo ry'ibanga rizajya rimenyekanisha yuko ari we umwoherereje. Aramubwira ati uzajya azajya kuramutsa avugira ijambo, avuga ati mbese duherukana twicaye ukaraguwe hejuru y'ibuye rishashe. Uwo nguwo nazajya azaramutsa atyo uzajya umenya ko ari ngewe umwohereje. Hanyuma uzaza afite indi ndamutso itari iyo ngiyo ntuzamwemerere. Hanyuma rero ubwo ujya umenya yuko ari uwuje ashaka kumwica, ntuzamwemerere ko babonana. Nuko rero Bwimba agezeyo araramutsa bisanzwe, aramutsa mushiki we, aramubwira ati nyine ntiyamubwira ya ndamutso yumvikanye na Cyamatare. Nyabunyana rero amenya yuko atari amahoro, aramuhakanira ati Ndori ntabwo ari ino, ugenda ubwire se ko namwohereje kuri. Igihe rero Bwimba ageze mu nzira ataha ava kwa Karemera, bamukurikiza ingabo ziramwica, agwa i Karagwe. Ubwo urumva ubu bwiko cyangwa se intambara y'abavandimwe imaze kugwamo abantu bangahe? Juru yayiguyemo, himikwa Bamara. Bamara atumye murumuna we Bwimba kujya gutsinda Ndori muri Tanzania, nawe aguyeyo. Ubwo urumva Cyamatare ni intambara akomezaga arwana yo kugira ngo arebe ko yaguma ku ngoma, kandi ntabwo arimo kurwanywa n'abantu bakure, ni abavandimwe be bo kwa se Yuhi wa kabiri Gahima. Igihe rero bakiri muri izo ntambara, hanyuma ngira ngo niyo mujya mwumva icyo bita ko Abanyabungo bigeze gufata ingoma y'u Rwanda, aribwo Ndori ahungutse yaje abundutse yaje akayigarura. Aha rero muri izi mvururu n'izi ntambara niho Abanyabungo bari bafite umwami yitwa Nsibura. Nsibura rero yari mwene Muhoyo.
hanyuma rero amaze gufata ingoma yo mu Bunyabungo ayobora ibyo bihugu nyine, urumva hari muri ibyo bice hakurya ya Rusizi, kugenda ukagera ku Ijwi kuri cya kirwa. Nuko hanyuma rero agira inzika, yibuka yuko ngo abanyarwanda bigeze kugirira nabi se bakamuhemukira. Hanyuma rero yambuka Rusizi afite ingabo ishyano ryose. Icyo gihe rero acyambuka amenya ko abanyarwanda basubiranyemo, hanyuma ahita abona amahirwe yo kubafatirana, atuma kuri Bamara niwe wari waramaze kwima ya ngoma yo ku ngufu ashaka guhirika umuvandimwe we Cyamatare. Abwira Bamara ati ngaho duhana amaboko dutsinde Ndahiro. Hanyuma rero Nsibura yabigiriraga gutsinda wari ufite ingoma y'ingabe, kubera yuko urumva Bamara yari yarimitse ariko nta birango by'igihugu yari afite, n'ubundi ntiyari umwami. Nsibura yari kwishima ari uko atsinze Cyamatare kuko ari we wari umwami wemewe ufite n'ibirango by'igihugu wahawe ingoma. Hanyuma rero Bamara amaze kubyemera yemeranya na Nsibura ko bagiye kunga amaboko bakarwanya Cyamatare ari we wahawe izina rya Ndahiro wa kabiri. Baramurwanya, Bamara rero yemera gutabarana na Nsibura, bituma hanyuma rero bohereza ingabo nyinshi. Ndahiro wa kabiri yarahagurutse mu mukingo mu Nduga ajya kubaka Igitarama, ubwo ni muri Muhanga ya none. Hanyuma aragenda agezeyo yarafite ubwo ari bumva yaragiye azikagiye gukora ibikorwa nk'umwami, yari kumwe n'umwamikazi, ubwo n'umugore we n'abandi bagore be bose ndetse n'umugabekazi bose bari kumwe bagenda nyine bagiye aho ngaho Igitarama. Hanyuma rero ubwo Cyamatare yaratuye aho ngaho Igitarama, aho ngaho yaragiye kubaka neza. Niho hari n'ibyo bitaga ibiti byitwa ibimana, ariko sinzi niba bigihari, wenda abantu baza, ariko ubanza hari abantu bita mu bimana, ubanza hahari, mushobora kuzakora ubushakashatsi mukareba ubanza hahari. Aho rero niho bamuguye gitumo, baramurwanya ari kumwe n'abagore be, ari kumwe na nyina, barabarwanya, intambara irarota. Yari afite ingabo nkeya ko nta mwami wagendaga wenyine, birumvikana. Zigerageza kumurwanaho ariko biragorana. Bageze ku mugezi wa Kibirira, ahunga arimo yirwanaho n'ingabo nkeya bari bari kumwe, ni naho bamukomerekeje bwa mbere, baramukomeretsa. Bamukomerekeje uwo mugezi wahise uba ikizira, nyuma ye nta mwami wari wemerewe kongera kuwambuka, kubera ko Ndahiro wa kabiri Cyamatare yari yawukomerekeyemo. Ubwe yahise biba ngombwa ko nyine ajya ku rugamba, ibintu bitari byateguwe, aho umwami yirwanirira kandi afite ingabo. Aho rero niho hahise hafatwa umwanzuro ko nta mwami uzongera kwambuka uwo mugezi, kuko uwo mugezi wari waranyoye amaraso y'umwami. Hanyuma umwami rero arakomereka, ubwo urumva urugamba rurakomeza, ariko ntibava ku izima kubera ko bari babizi neza ko adapfuye. Hanyuma barambuka bagera ku musozi wa Rugarama. Ndahiro rero uwo musozi niwo bamwiciyeho. Bakomeje barwana, baragenda bava aho ngaho za Gitarama, bambuka bakomeza bagenda bamukurikira kugera aho bageze hahandi twavuze ubu ni mu ntara y'Iburasirazuba. Ubwo icyo gihe mbere ya Jenoside ari muri Perefegitura ya Gisenyi. Niho bakomeje bageze aho ngaho, aho ubu hitwa bahise Irubi rw'Inyundo icyo gihe, kubera ko ariho yaguye. Niho bamutsinze aho ngaho Irubi rw'Inyundo. Hanyuma n'ubu ngubu ugiye kubaza abantu bakubwira bati Irubi rw'Inyundo harahari ku musozi wa Rugarama. Uwo musozi wa Rugarama niwo wiswe Rubi kubera yuko waguyeho umwami, haguye umwami Ndahiro wa kabiri Cyamatare. Hanyuma rero noneho amaze kuhagwa aho ngaho Irubi, ni agasozi gatoya nyine kuri Rugarama, gasa nyine nk'agapfupfu k'ikimasa nyine. Hanyuma aho hari n'ibisigo byinshi bahise bahimbira Cyamatare byo kugira ngo, urumva nta bamwise umucengeri. Ubundi umucengeri n'umuntu babaga bararagurije ko azatabara, we siko byagenze, kuko urwo rugamba rwaramutunguye ubwo yari yigiriye, yagiye za Gitarama, ahari hari urundi rugo rwe afite ibyo agiye kubakayo. Ubwo bucengeri bwe rero bwaramutwererewe kubera yuko banze kuvuga ko umwami yatunguwe akaterwa akicwa nk'ikigwari, bamuhimbira ibisigo bigaragaza yuko ari umucengeri.
hanyuma rero nk'uko twabivuze yuko itanga rya Ndahiro ryabaye inkomoko ya hahandi hiswe mu miko y'abakobwa, urumva amaze gutanga cyangwa se kwicwa, twababwiye ko urwo rugendo rwose rwo guhangayika n'intambara yamutunguye ya Nsibura afatanyije n'Abamara, ni ukuvuga ngo urwo rugendo yari ari kumwe n'umugabekazi, ari kumwe n'abagore be. Abo bose rero barafatwa. Bamaze gufatwa nibwo rero babajyanye, ubwo hitwaga mu Kingogo icyo gihe nk'uko twabivuze, ahandi mu burengerazuba, babajyana aho ngaho babashyira mu biti. Bamaze kubashyira mu biti barabamanika bose, umugabekazi ndetse n'abagore bose ba Cyamatare bose uko bari bari kumwe nawe barabica, ntihagira n'umwe bakiza, kereka ngo umwiru umwe witwaga Gitandura cya Kigeli niwe wacikanye ingoma Ngabe, ku birango by'igihugu nibyo byabaga bikomeye cyane. Hanyuma aragenda arayihisha, amaze kuyihisha rero aho ngaho ibirango by'igihugu arabihisha, ariko biza kurangira n'ubundi babibonye, aribwo Rwoga yafatwaga, Abanyabungo barayinyaga barayijyana. Bamara wari uzi yuko agiye kuba umwami, birangira Nsibura amwihindutse, amubwira ko icyo ashakaga ari ugutsinda umwami nyawe, naho we n'ubundi icyo yari amukeneyeho ari amaboko yo kumufasha kwikiza mwene se Cyamatare. Hanyuma rero ahangaha aba bakobwa bamaze rero kubica, bya biti bari babamanitsemo hari niho bahise bita mu miko y'abakobwa, kubera abo bagore bose bahamanitswe, abagore ba Cyamatare ndetse na nyina umugabekazi Nyirayuhi, bose bamanitswe aho ngaho baricwa. Aho hantu hitwa mu miko y'abakobwa, ndetse na bugingo n'ubu ugiye ukabaza ahantu hitwa mu miko y'abakobwa, n'uyu munsi Abanyarwanda batuye mu burengerazuba barabizi yuko hari ahantu hitwa mu miko y'abakobwa. Niyo mpamvu rero uyu munsi navuze ngo ibi bintu tubiganireho, ariko kandi tugire n'isomo dukuramo. Iyi ngoma ya Ndahiro wa kabiri Cyamatare igusigiye iki? Wowe udukurikira muri iki kiganiro, Ndahiro wa kabiri Cyamatare agusigiye iki nk'isomo? Ese Abanyarwanda dukwiye gukuramo irihe somo? Dukwiye kumenya yuko ubwiko si bwiza. Indangagaciro twavuze yuko ziranga Abanyarwanda, ubupfura n'ubumwe, dukwiye kubaha umuryango. Ikintu cyitwa umuryango tukamenya yuko ubundi nta gisobanuro kigire. Nta muntu ukwiye kugusobanuza ngo umuryango wawe ufata ute, umuryango wawe ute. Umuryango ni umuryango. Nababwiye yuko umugabo n'umugore batabana, ahubwo babanamo, umwe aba mu wundi n'undi akaba mu wundi. Rero reka ducumbikira aha ikiganiro Inshoza y'umuco. Twarabivuze yuko tuzajya twungurana ubumenyi bushingiye ku muco ndetse n'amateka yacu. Jewe ndi Sam Muvunyi. Ikiganiro ni Inshoza y'umuco. Ijambo ry'ubwenge rishobora kutagutuza mu miturirwa y'abatunzi, rikagutuza mu mitima ya rubanda. Banyarwanda, dusigasire umuco wacu, ariko kandi twirinde ubwiko. Urwango rw'abavandimwe ruragahera iyo gihera, ntirukatugeremo twese nk'Abanyarwanda. Abanyarwanda tumenye yuko ubunyarwanda ari isano dusangiye, isano isumbiye amaraso buturange. Ubwiko tubujugunye kure, n'abawufite mu mitima rwose babireke. Urwango rw'abavandimwe ruragahera iyo gihera. Jewe ndi Sam Muvunyi. Ikiganiro ni Inshoza y'umuco. Amahoro y'Imana nabane namwe.